sinzi icyo ndi buvuge noneho uno munsi. Ibintu byambanye byinshi bintera n'ibyishimo byinshi. Ngeraho numva ko umunezero nawo iyo wabaye mwinshi uzugera aho ngaho ukazana n'amarira. Hari indirimbo nyinshi zaririmbwe ziramfasha cyane. Hari umumama waririmbye indirimbo y'igiswahili ariko ajya kugera ahantu wavuze ngo zaidi alihofu saa ile atakapoachwa hata naye Mungu. Amen. Icyatinyishije Yesu kandi cyamuteye ubwoba ni hariya ku musaraba. Iryo jambo ejo twaranarikozeho. Tuvuga ko Yesu amaze kwiremekaho ibyaha by'abari mu isi, Imana yamuteye umugongo, bimutera nawe gutaka, aravuga ngo Eloi Eloi lama sabachthani. Mana yanjye niki kikundekesheje? Amen. Nuko Imana ari yera ikanga ibyaha pe, kandi Yesu yari amaze guhinduka icyaha. Bibiliya yatubwiye ngo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Ntabwo yabaye ibyaha ariko yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Amaze kubyikorera, niyo saha yatinyeho, niyo saha aliogopa saa ile atakapoachwa hata naye Mungu. Amen. Umuririmbyi wacu umushumba Onesimo, uwo muyobozi yitiranyije ngo rega ngo turamahasha nawe, ntawabihasha hamwe n'umwigishwa we. Yaturirimbiye indirimbo agera ahantu yavuze ngo shetani hawezi kunizuru tena. Amen. Nimewekwa huru kweli. Ntacyo satani yaba kintwaye kuko narabohowe. Amaze numva nanje izindi ndirimbo zanjemo nubwo ntari umuririmbyi mwiza, ariko birananira kwiyumanganya ntaririmbye iyo ndirimbo. Ni indirimbo yo mu gushimisha ya 254 ivuga ngo nimurebe igitangaza wa munyamibabaro yanesheje wa mugome, ngo tumukomera amashyi. Aravuga ngo haleluya haleluya tumwimike n'umwami. Haleluya. Murihangana nyiririmbe nyine nk'abasaza, bose ariko ndagira ngo namwe murananezezwa no kumva abasaza banyu bacibuka kuririmba cyane. Nimurebe igitangaza wa munyamibabaro yanesheje wa mugome tumukomera amashyi. Haleluya 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 tumwimike n'umwami, tumuhikamba ry'ubwiza ngo tumushengerere, tumuhindebe y'ubwami twese tuvuza impundu. Haleluya 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 niwe nyirimbaraga, mwamburi ikamba ry'amahwa bamwambi mbise baseka, mwambiki ikamba ry'ubwami mwemere kwa rumwami. Haleluya 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 tegeka nyiringabo, vuza impundu rangurura
yanesheje Satani ari mu twicara bamitumu kurira ubwatsi. Haleluya, 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 ni wowe mwami w'abami. Haleluya. Amen. Amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu rwandiko rw'Abikorinto ba mbere. Iryo jambo ndarisoma jyenyine, ariko umusomyi wacu arajya kudufasha nawe gusoma ahandi ndi bubabwire. Ariko aho tubanjirijemo ni ugusoma ubutumwa, urwandiko rw'Abikorinto ibice 15 umurongo wa 4 tugeze ku murongo wa 9. Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 4 tugeze ku murongo wa 9. Umusomyi abe yitegura gusoma ubutumwa bwiza bwa Luka 24 umurongo wa 22 akageza ku wa 24. Araja no kudusomera Zaburi y'16 umurongo w'9 kugeza ku wa 10. Reka dusome Abikorinto. Agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe nanone, akabonekera Kefa, maze akabonekera abo 12, hanyuma akabonekera bene data basaga 500. Muri abo benshi baracyariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Yongeye kubonekera Yakobo, abonekera n'izindi ntumwa zose. Kandi nyuma ya bose nanje arambonekera ndi nk'umwana w'Icyenda, kuko noroheje hanyuma y'izindi ntumwa zose, ndetse ntibinkwiriye ko nitwa intumwa, kuko narenganyaga itorero ry'Imana. Amen. Amen. Umusomyi wacu asome Luka 24 umurongo wa 22 ageze kuri 24. Reka dusome. Haravuga ngo, none abagore bo muri twe badutangaje, kuko bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe na marayika, bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko ntibamubona. Amen. Amen. Zaburi ya 16 umurongo w'9 kugeza ku wa 10. Ego. Zaburi ya 16 umurongo w'9 ugeze ku murongo wa 10. Reka dusome. Aravuga ngo, nzagendera mu maso y'Uwiteka mu isi y'ababaho. Narizeye ubwo navugaga nti, narababajwe cyane. Amen. Amen. 16 umurongo wa 10. 16 umurongo nasomye 116. Numvise ko bitahuye. 16 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Eka. Haravuga ngo, nico gituma umutima wanjye unezerwa, Yego. bukishima, kandi umubiri wanjye uzagira amahoro, kuko
utazareka ubugingo bwanjye ngo bujye ikuzimu, kandi utazakundira umukunzi wawe ko abona kubora. Amen. Amen. Kuko utazakundira umukunzi wawe ngo abone kubora. Mariko abariho dusoreza tuba duhagarariye Mariko 16:6 tugeze ku wa 7. Ego. Mariko 16 6 tugeze ku wa 7. haravuga ngo arababwira ati mwitangara, nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse ntari hano, dore aho bari bamushize. Nimukunde mubwire abigishwa be na Petero muti arabaziriza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera nk'uko yababwiye. Amen. 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 Turashima Imana nyiribihe iduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo twese tube imbere y'Imana kandi tuganire ijambo ry'Imana. Amen. Twebwe uyu munsi twabaye abatwara amasahani bagenda bahereza abandi ibiryo, ariko ijambo ni irya nyiraryo. Amen. Reka mbanze mbashimire. Amen. Narimo ntekereza cyane hejuru y'iri torero ryacu turimo rya Nibature, rirantangaza cyane. Usanga ryujuje iriya mirimo 5 Yesu ngo yagabiye abana b'abantu. Bibiliya iravuga ngo yarazutse ngo arazamuka ajya mu ijuru ngo ajyana iminyago myinshi. Ngo agezeyo ngo aha abana b'abantu impano, arizo ziriya za ministeri 5. Ngo agira bamwe abagira intumwa, abandi abagira abahanuzi, abandi abagira abavugabutumwa, abandi abagira abashumba n'abigisha. Ngo ntekereze muri Nibature, nsanga muri Nibature izo mpano zose zibarimo. Ndetse hari n'izindi zitavugwa n'iz'abaririmbyi n'abanyamasengesho. Ariko nta torero ryobaho ridafite abanyamasengesho, nta n'iryobaho ridafite abaririmbyi. Kubera iyo mpamvu rero dushimiye Imana ku bw'icyo gikorwa gitangaje Imana yakoze aha hantu. Amen. Icya kabiri, ndabashimira mwese abari mu birere byose by'isi, kandi mukaba mubanye natwe muri uyu mwanya. Ndashimira n'umukozi w'Imana Mama Mayere utuyoboye muri uyu mwanya. Itorero bakoreramo inzandi ryita Bucura bwanje, kandi haba babucura bamwe baza bakavuka igihe cyararenze, ariko bakavuka nabo bakabaho. Niko n'iryo torero nzandryita ngo ribucura wanje wavutse igihe cya nyuma cyane. Yego. Kuri ubwo rero ndamushimiye kuko Imana yamuhaye umwanya ngo atuyobore. N'abandi mwese ari uhaye umfasha kwikiriza kugira ngo menye yuko turi kumwe, nawe ndamushimiye. Ashimiye n'umusomyi wacu usoma neza cyane. Imana imumugisha, kandi n'ubundi turakomeza dusome nibishoboka. Yego. Ejo twaganiriye hejuru y'ijambo ry'urupfu rwo kunesha. Hallelujah. Kandi batubwiye ko Pasaka ni ugutangara. Gutangara gusa. Yego. Ndagira ngo muribuka no mu bice tumaze gusoma, hari ahantu havuze ngo baradutangaza, ngo abagore bamwe bo muri twe ngo bagiye kumva ariko bagarutse baradutangaza. Barongera kandi aho basomye muri Mariko naho haravuga ngo turatangara.
nukuguma gutangara kubera imirimo itangaje Imana yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamutangagaho igitambo kugira ngo abashe kubabazwa azira ibyaha byacu. Amen. Ndetse n'ejo twarabivuze ngo n'urya muririmbyi yavuze ngo ndatangaye mukiza wari ukwiriye kungirira iryo bambe njyewe waguhemuye. Haleluya. Amen. Nugukomeza gutangara gusa iyo turi muri Pasaka, nugukomeza gutangara. Ariko uyu munsi turaganira, ejo twavuze urupfu rwo kunesha, kandi urupfu rwishe n'izindi mfu. Urupfu rwamaze imbaraga z'urundi rupfu. Twavuze kuko ngo yaruhinduje ubusa, urupfu rwe aruhinduza ubusa wari ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Amen. Urumva urupfu rwiwe rwahinduye urundi rupfu ubusa, amaze rugira ruduhesha ubugingo. Paulo yandikira Timoteyo we yaramubwiye ngo mwana wanje Timoteyo, ngo ubutumwa bwiza bwarerekanywe, ngo bufite imbaraga zo kumaraho imbaraga z'urupfu, ariko ngo bukerekanisha ubugingo buhoraho no kuzuka kwa Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi ho turaganira hejuru yo kuzuka kw'intsinzi. Haleluya. Kandi uko kuzuka nako kwarateguwe nk'uko urupfu rwa Kristo rwateguwe. Amen. Niko no kuzuka kwa Kristo nako kwateguwe kandi gushirwa nako mu nyandiko. Haleluya. Gushirwa mu nyandiko ndetse gushirwa no mu migani, gushirwa mu bintu byo kugera iby'Imana yagiye ikoresha kugira ngo abantu bamenye yuko umunsi umwe hazaba umuzuko. Yesu arimo aganira n'abayahudi batajyaga bakunda kumwizera, yarababwiye ngo abantu b'iki gihe ngo bakunda kubona ibimenyetso, ngo ariko ndababwiye yuko nta kindi kimenyetso bazahabwa ngo keretse ikimenyetso cya Yona. Amen. Ngo uko Yona yagize iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'isi, ngo niko n'umwana w'umuntu nawe azagira iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'isi, hanyuma yabwo akazuka. Ko murumva kuko urwo rupfu rwari ruteguye, urwateguye muri Yona Yesu atari yavuka, ariko bategura kugira ngo Yona yinjire mu nda y'urufi, ab'icyitegererezo cy'uburyo Yesu azinjira mu nda y'ikuzimu, akayimaramo iyo minsi, hanyuma yabo akazuka ari muzima. Haleluya. Uriya mugabo Dawidi umwanditsi wa Zaburi, iyo yavuze ngo umutima wanje uzanezerwa kandi ubugingo bwanje buzishima. Haleluya. Ngo nicyo gituma umutima wanje uzaje mu mahoro, ngo kubera kuko atazakundira umukunzi wiwe kubora. Iryo jambo riboneka kandi no mu byakozwe n'intumwa ibice 13 n'umurongo wa 35 ukageza ku wa 37. Iryo jambo abantu bakunze no kurikoresha cyane iyo barimo bigisha ku kiriyo, bakavuga ngo Dawudi amaze gukora ibyo yagombaga gukora, ngo hanyuma yabwo arasinzira hamba hamwe na basekuruza, ngo maze ngo arabora. Noneho hakaba iyo tugarukiraho gusa ngo arabora, ariko ntidusoma umurongo uri hepfo uvuga ngo wowe. Haleluya. Wowe ntarakabora ngo kuko Imana yamuzuye imukura kubore. Haleluya. Ntarakabona kubora. Haleluya. Hejuru ya Kristo Yesu uruta Dawidi. Byantwara umwanya ngize ngo mvuge ngo Kristo uruta Dawidi, Kristo uruta Mose, Kristo uruta abahanuzi, Kristo uruta abatambyi. Ariko reka ndeke gutinda aho ngaho, reka nongere urundi rugero ni urwa Isake. Bisoma hariya mu Baheburayo 11 umurongo wa 18 ukageza ku murongo wa 19. Haratubwira ngo Abrahamu ngo yizeye yuko amara gutamba Isake, Imana ikamumugarurira imukuye mu bapfuye. Haleluya. Kandi gutamba igitambo byari ngombwa ngo icyo gitambo kibagwe, gishyirwe ku gicaniro, gitwikwe, gikongoke,
gihinduka umuyonga. Hallelujah. Aburahamu ngo yizera ko nubwo atamba Isake akaba umuyonga, ariko na nyuma y'umuyonga Imana irazura mu muyonga izuremo Isaka mutahana cyo kumwereka Sara. Hallelujah. Hallelujah. Imana niko yabigenjeje ku mwana wayo, yitanze nk'igitambo. Ejo twavuze ijambo ryanditse hariya muri Yesaya ngo Imana yishimiye ko ashenjagurwa, ngo amare kumutangaho igitambo. Hallelujah. N'inyuma y'umuyonga Imana iramuzura kuko itakunze yuko abona kubona. Hallelujah. Hari urundi rugero rwa gatatu. Urugero rwa gatatu ndazivuga nihuta kubera kuko tugifite n'ibindi byinshi turi buganire. Kandi munyihanganire turavuga ibintu byinshi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Urundi rugero ni urwa Aroni. Aroni Imana yamutoranyije kuba umutambyi w'ubwoko bwa Isirayeli. Ariko umunsi umwe bamugirira ishyari. Baravuga ngo none se Mose wenyine niwe Imana yabonye kuko agomba kuba umutambyi. Ndetse na murumuna wiwe Mose niwe muyobozi wacu. Na mushiki wabo Miriam ni umuhanuzi. Amaze ngo babagirira ishyari. Imana ngo irababwira ngo mureke njyewe nyine ubwanje ndabere kubona atoranije. Amen. Arababwira ngo mugende muzane inkoni. Inkoni namwe murazizi kuko ni ibiti byumye binashishuye bitagifite n'uruhu. Arababwira ngo mugende muzihambiranye hamwe, ngo hanyuma yabwo muziraze imbere y'isanduku ry'Imana. Ngo iyo muzosanga yavuye mu zindi igashibuka ikamera n'amashami ikagira ndetse n'imbuto, iyo ngiyo niyo izabihamije yuko ubwo butambyi nabwemeye. Amen. Ngo mu ijoro ziri imbere y'isanduku ry'Imana zisa n'izipfuye, inkoni ya Aroni zivamo. Amen. Igira uruhu, igira amasakama, igira n'amashami, iratoha, igira n'imbuto, iramera. Ngo buce mu gitondo baje kureba za nkoni 12 basanga iya Aroni yasohotse mu zindi, kandi ubwayo yagize ite yameze ifite n'amashami. Hallelujah. Yesu yaravuze ngo nimara kumanikwa hejuru y'umusaraba ngo nibwo nzireherezaho benshi. Amen. Reka mbabwire ngo dushamikiye mu nkovu za Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Uko turi kose, uko uri naje, turushamye, tuwazutse, tuwanesheje. Umeze nk'inkoni ya Aroni yavuye mu zindi zumye. Izindi zisigara zumye zipfuye nta buzima zifite. Hallelujah. Ariko ya Aroni zivamwo ifite ubuzima. Umuririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo ubugingo bwanje bwahindutse ukundi kuko Yesu yabwinjiragamo. Iyo Yesu yinjiye mu buzima bwacu, yinjiranamwo ubutumbi, ariko abwinjiranamwo ubuzima. Hallelujah. Abwinjiranamwo umuzuko. Pawulo yaranditse aravuga ngo nabambanywe na Kristo. Yesu Kristo. Ngo ariko ndiho. Ngo nyamara sinjuriho. Ngo ni Kristo uriho muri je. Aravuga ngo twapfanye nawe. Twabambanwa nawe. Ngo tuzukana nawe. Hallelujah. Ubu ngubu dukwiriye kugendera mu buzima bushya. Amen. Amen. Twapfanye na Kristo. Hallelujah. Twabambanwa nawe. Tuzukana nawe. Hallelujah. Tuhagera nyuma yabwo ngo turazamukana twicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Amen. Izuka rya Yesu ni ikintu cyakunze kugirwaho impaka cyane, kandi kugeza na bugingo n'ubu baracyaje izo mpaka. Barakibaza ngo ese koko Yesu yarazutse? Amen. Ese niba yarazutse ni iki kibiduhamiriza? Reka mbabwire abantu cyangwa se ibyiciro bine bijya bivuga ukuntu ko kuzuka kwa Yesu, ariko bahakana umuzuko nyakuri. Bavuga ngo habaye kumwiba. Kandi ibyo murabyibuka neza ko abatambyi wa munsi muri cya gitondo amaze kuzuka, abasirikari baravuze ngo wa muntu iby'ukuri yazutse. Ngo babaha amafaranga, babaha ariko nabo bagize amahirwe. Mu rupfu rwa Yesu
abantu baratunga. Mm. Abo basirikari bahembwe igihembo kitari gisanzwe. Ngo babaha amafaranga barababwira ngo mugende muzaje muvuga kuko abigishwa biwe baje nijoro ngo bakamwiba. Ngo kandi umukuru nagira ngo agire icyo abakoraho ngo twebwe tuzabavugira. Abasirikari nabo ngo barabyemera, amafaranga barayirira, ariko kandi icyo bavuze bari bamaze kukivuga. Bari bavuze ngo wa muntu yazutse. Ariko ngo barabacecekesha. Ni ngo kubabwira kurya abaswahili bazavuga ngo funga kinywa. Babaha amafaranga yo gufunga kinywa. Ariko kandi ntibyababujije kwamamara ko Yesu yazutse. Noneho rero bakavuga ngo abigishwa be baramwibye. Ibyo byaramamaye. Byaramamaye. Haba n'ubungubu hari abayuda bakibicunze ngo abigishwa be baramwibye. Icya kabiri ngo ni ukubonekerwa. Twabisomye hariya muri Luka. Bavuze ngo babonekewe n'abamarayika. Hari abantu bashingiye kuri iryo jambo gusa ngo barabonekewe. Baza babyita ngo ni ukubonekerwa. Ngo ariko ntabwo Yesu yazutse neza ngo azuke. Ariko ngo ubwo ni uko barabonekewe. Barabonekerwa ngo batekereza kuko yazutse. Paulo ajya kuvuga mu Bikorinto, aravuga ngo bamwe muri mwe ngo bajya bavuga ngo ntawuzuka. Haba n'abasadukayo ngo ibyo ntibabyemeraga. Ntibemeraga yuko hari uzuka. Hariya mu byakozwe n'intumwa, niba wamusomyi wacu ari hafi, ibice 23 n'umurongo wa 8. Abe nk'udusomera uwo murongo. Murajya no kuwusanga mu Bikorinto ba mbere 15 n'umurongo wa 12 kugeza ku wa 13. Ariko dusomaho mu byakozwe n'intumwa 23 n'umurongo wa 8. Ego katasome haravuga ngo kuko abasadukayo bahakanaga yuko ari nta muzuko cyangwa habaho marayika n'umwuka, ariko abafarisayo babyemeraga byose. Amen. Amen. Abasadukayo ntibemeraga yuko hari umuzuko. Ntibemeraga yuko hari n'abamarayika. Ntibemeraga yuko hari n'umwuka. Ngo kugeza no mu gihe cy'itorero ry'Abikorinto habayemo ibice bimwe bivuga ngo nta kuzuka kubaho. Amen. Amaze Pawulo aratondagura cyane, aravuga ngo niba Kristo atarazutse ngo kwizera kwacu ntacyo kumaze. Amen. Aravuga ngo niba Kristo atarazutse, abapasiteri bigisha hejuru ya Yesu ngo bajya babeshyera Imana. Ngo kuko babeshyera Imana ngo yazuye Yesu kandi itaramuzuye. Aravuga ngo niba Kristo atarazutse ngo kugeza n'ubu turacyari abanyabyaha. Ntawe guzakizwa kuko Kristo atazutse. Amen. Abo n'abahakana kuzuka bakavuga ngo ndamuzuka ubaho. Abandi ngo bakavuga ngo yazutse ari umuzimu. Ngo ni umuzimu. Ni mu bisoma muri Luka ibice 24 umurongo wa 36. Reka nanone umusomyi wacu ahadufasha. Ego Luka 24 na 36 na 37. Ego haravuga ngo bakivuga ibyo Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe. Maze barikanga bagira ubwoba bwinshi bagira ngo ni umuzimu babonye. Nushaka kuhagararira aho ngaho. Barikanga ababwiye ngo amahoro abe muri mwe. Barikanga ngo bagira ubwoba bwinshi cyane ngo baratekereza ngo ni umuzimu. Abanyisirayeli batinyaga abazimu bitangaje. Usarere habe no mu nyanja Yesu ahayagenda baravuze ngo bagize umuraba ngo none kandi babonye n'umuzimu. Ariko nta wabagaya usarere n'abantu bakera batinyaga abazimu. Nicyo cyaje gituma abana baterekera bakabona ko abazimu babarusha imbaraga bazabatera umunsi umwe bakabamara.
ngo n'abantu batekereje kuko Yesu atazutse by'ukuri ariko ahubwo ari umuzimu wiwe bikaze. Ni umuzimu wiwe batekereza kuko ari umuzimu. Ariko bakundwa muri Kristo Yesu. Hallelujah. Mureke tuganire hejuru y'ukuri ko kuzuka. Hallelujah. Ukuri ko kuzuka, kandi muri uko kuri ko kuzuka turebe ngo mbese n'imbaraga ki zamuzuye. Pawulo yaravuze hariya mu rwandiko rw'Abafilipi ibice 3 umurongo wa 10 ntituhasoma. Yaravuze ngo hari ibintu yifuje. Hari n'umubyeyi umwe ejo yarasenze maze kwigisha asengera isengesho riranezeza cyane. Yarasenze aravuga ngo Mana ngufashe umwigisha wacu ngo arusheho kukumenya cyane. Kandi ni ukuri icyo ni icyifuzo buri muntu wese agomba kumenya. Agomba no kwifuza ngo kugira ngo tumenye Yesu. Tumenye Yesu. Noneho Pawulo arifuza aravuga ngo kugira ngo mumenye. Ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Ngo menye n'imibabaro ye. Ngo nje nshushanywa no gupfa kwe. Ngo hari nzagere ku muzuko w'abapfuye. Amen. Yifuje kumenya iki? Imbaraga zazuye Yesu. Amen. Ariko nidusoma Efeso igice cya mbere umurongo wa 18 cyangwa uhereye ku 17 18 kugeza kuri 23. Haravuga ngo Pawulo hayasengera Efeso. Aravuga ngo ndabasabira kugira ngo Imana ibaha umwuka w'ubwenge ngo no guhishurirwa ngo bitume muyimenya. Ngo mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Amen. Ngo mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza Imana izaragabera. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho hazabivuga ubundi buryo bwiza cyane buryoshye. Hallelujah. Azavuga ngo mumenye n'umunani mwabikiwe. Dufite umunani mu ijuru ry'Imana. Hallelujah. Umuririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo hariho abakurushije amajyambere. Ariko aya Yesu niyahebuje. Amen. Hari abatunyaza iminani twarasigiwe na ba data. Ariko umunani wacu wo mu ijuru nta wabasha kuwunyaga. Habe nubwo bogira imbaraga zimeze gute n'amaboko ameze gute nta wabasha kunyaga uwo munani. Hallelujah. Yagezaho ndetse Pawulo avuga ngo muri iyi mibiri yacu y'ibumba, iyi mibiri yacu y'ibumba umunsi mwizabumbuka. Aravuga ngo Imana yayishizemo ubutunzi butangaje. Kandi ubutunzi nta wabasha kubutunyaga. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Twari tuvuze ngo mbese n'imbaraga ki zamuzuye. Turavuga imbaraga zigera nko kuri 4 zazuye Yesu zimukura mu bapfuye. Hallelujah. Imbaraga za mbere n'imbaraga za se. Imana data ntiyakunze yuko Yesu abona kubora. Ngwigirite imuzurisha imbaraga zayo. Hallelujah. Bapfuye arazuka. Amen. Haba na burya imva yiwe yari ikinze na cyakibuye. Yohereje marayika. Yanibaza ngo ese ni kubera iki Imana yarinze kohereza marayika ngo aje gukuraho ryabuye. Ese byari byananiye Yesu kurikuraho? Oya, ariko nimwibuke namwe twaririmbye ngo mu mwambure ry'akamba ry'amahwa bamwambise baseka. Ariko tumwambike ikamba ry'ubwiza ngo twemere yuko ari umwami amaze tumukomera amashyi tuvuze impundu. Amen. Amen. Ndatekereza ko muri iki gitondo ni igitondo cy'abagore kuvuza impundu. Nibo bageze mbere ku gituro cya Kristo basanga nta urimo. Amaze bavuza impundu kuko yanesheje wa mugome. Amen. Kandi umwami ntiyarakwiriye kwikingurira. Erega n'ubundi iyo tureba abayobozi bagira babakingurira imiryango y'amamodoka cyane. Nijuru ryagikwiye gutuma abamarayika nka protocol ikaza gukuraho cyakibuye. Bibiliya yanje igiswahili imbwira ngo akalivingirisha lilejiwe. Arikuraho amaze umwami w'abami arasohoka. Ava mumva. Ndetse Bibiliya iravuga ngo ahagarara ngo nk'umusore ngo muri kagashyamba. Ngo ndetse ngo Mariya w'Imagadala ariwe bakunze kwita ngo Mariya Magadalena. Noneho ngo abibonye
ngo aravuga ngo ese mutware ngo waba ari wewe wamukuye hariya ukagiraho umushira. Yego. Haleluya. Amen. turajya kuvuga umubiri Yesu yazukanye, ariko reka tubanze tuvuge izo mbaraga zamuzuye zimukura mu bapfuye. Imbaraga za data wo mu ijuru nizo zazuye Yesu zimukura mu bapfuye. Haleluya. Imbaraga z'uburyo bwa kabiri, imbaraga za Yesu wenyine. Yaravuze ngo mfite ububasha bwo gutanga ubugingo bwanjye, kandi ngo mfite ububasha bwo kubusubirana. Nimwibuke wa mwanya Pilato yamubazaga ngo ese ntuzi ko mfite ububasha bwo kukubamba, ngo ntuzi ko mfite n'ububasha bwo kukurekura. Yesu aramureba aramubwira ngo nta bubasha umfiteho, ngo keretse ubuhawe buvuye mu ijuru. Ariko aravuga ngo mfite ububasha bwo gutanga ubugingo bwanjye ku bwende bwanjye, ngo mfite n'ububasha bwo kongera kandi nkabusubirana. Haleluya. Ubwo bubasha bwari muri Kristo nizo mbaraga zamuzuye zimukura mu bapfuye. Haleluya. Itsinda rya gatatu byazuye Yesu, cyangwa imbaraga za gatatu zazuye Yesu, ni umwuka wera w'Imana. Amen. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 n'umurongo wa 11, yaravuze ngo niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe, ngo namwe azabazura ku munsi w'imperuka. Bakundwa muri Kristo Yesu, dukwiye kubaho mu buzima butegekwa n'umwuka wera. Dukwiye kubaho mu buzima buyoborwa n'umwuka wera. Amina. Ngo niba umwuka wiyazuye Kristo aba muri mwe, namwe azabazura ku munsi w'imperuka. Umwuka wera afite imirimo myinshi akora mu buzima bw'abizera, ariko harimo n'uwo murimo wo kuzazura abera kuko yazuye Yesu wa munsi. Amen. Imbaraga za kane zazuye Yesu ziratangaje cyane. Ngo ni amaraso y'isezerano rye. Abaheburayo 13 umurongo wa 20. Amen. Murambabarira muje mujandika gusa ariko muje kubisoma kuko kitwabona umwanya wo kubisoma byose. Abaheburayo 13 umurongo wa 2, ngo yazuwe n'imbaraga z'amaraso y'isezerano. Nicyo cyatumye avuga ngo aya maraso yanjye ngo nayisezerano rishya, nayisezerano rishya muyashire ku nkomanizo z'imiryango yanyu, kugira ngo ubwo umurimbuzi azaza nta manza tuzacirwa. Kubera yuko amaraso ya Yesu aradutwikiriye. Uwiteka umucamanzi yambonyeho amaraso, ntagira urubanza rubi, ariko aje anyita ukiranuka. Mu maraso ya Kristo twahindutse abakiranutsi, mu maraso ya Kristo twahindutse abana b'Imana. Haleluya. Ijambo rya kabiri tugiye kuganira, twavuze imbaraga zamuzuye zimukura mu bapfuye. None tugiye kuganira umubiri yazukanye. Yego. Ese yazukanye mubiri ki? Umubiri ugaragara cyangwa umubiri ufatika? Bibiliya iratubwira ngo burya batangaranye, ngo bahaye batekereza ngo ni umuzimu. Arababwira ngo nimuhumure, ngo ntabwo ndi umuzimu, ngo abereka ibiganza birimo za nkovu, abereka ibirenge birimo za nkovu. Arababwira ngo umubiri wanjye ni umubiri ufite amagufwa n'inyama. Amen. Haleluya. Amen. Umubiri ufite amagufwa n'inyama. Arababwira ngo umuzimu ntagira ibyo. Haleluya. Haleluya. Ryigeze kunkomeza riranamfasha igihe kimwe mpuye n'ibibazo. Haleluya. Bivuga ngo igitangaza gikomeye cy'Imana ngo ni ukutarya. Ariko ndababwira ngo nimurebe, Yesu yaravuze ngo umuzimu ntagira amagufwa, ntagira n'inyama, kandi ngo umuzimu ntajya. Ariko Yesu yazukanye umubiri urya. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Yazukanye umubiri urya, ngo akimanyagura umutsima batangire kuburya, babigishwa bo muri Emausi ngo baramumenya. Erega n'imirire ya Yesu ituma tumumenya. Ntabwo yariye wa munsi gusa, ariko tuzongera no gusangira mu bwami bw'ijuru. Haleluya. Tuzasangira na Yesu, yaraduteguriye byinshi.
Hallelujah. yazukanye umubiri urya, Mhm. yazukanye umubiri utimirwa n'inkuta, Amen. kubera yuko rimwe na rimwe bakingaga imiryango, bamara kuyikinga bajya kugira gutya bakamubona ari hagati yabo, akababwira ngo bana banjye amahoro abe muri mwe. Amen. Ubundi kandi Yesu yazutse ari umuntu, nicyo gituma Bibiliya imwita ngo ni imfura muri bene se benshi, ubundi kongera ikamwita ngo ni imfura mu kuzuka. Amen. Abandi bose barazutse ariko barongera barapfa, nyamara Kristo yazutse rimwe gusa biba birahagije. Amaze Paulo ashyiraho uyu muhuri, aravuga ngo nubwo abantu batekereza batyo, Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 20, aravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse. Hallelujah. Ngo n'umuganura w'abasinziriye. Hallelujah. Umuganura wavugaga iki? Ni umusaruro wa mbere abantu bazanaga mbere. Muzamubona iyo abantu bahinze ibigori, jewe n'abahinze ibyo ndabizi, hari ibigori bimwe bijya byera mbere y'ibindi kandi warabitereye rimwe, ariko bimwe bikera mbere y'ibindi, kandi birya byeze mbere y'ibindi bija binuma mbere y'ibindi. Twebwe twagiraga amakosa, birya byeze mbere y'ibindi ukabicuka ja kubirya, ariko abandi abahanga bo guhinga baja basarura bya bindi bakabibika akaba ari byo bizaba imbuto, kugira ngo ikindi gihe bizere mbere y'ibindi. Ibyo rero niwo muganura. Iyo umuganura ubonetse biba bivuze ngo n'undi musaruro uzagenda neza. Nukuvuga ngo kuzuka kwa Kristo wahamije kuko natwe tuzazuka. Hallelujah. Bwana ashukuriwe. Amen. Amen. Tuzazuka. Hallelujah. Nidushaka urupfu ruza uko ruje kose, ariko tuzazuka. Hallelujah. Nidushaka turibwe n'inyamaswa, ariko Hallelujah. Amen. nidushaka turibwe n'abantu bose inyama zacu bazirye, Yo, ariko yes. tuzazuka. Nukuri. Kristo yarazutse, ni umuganura w'abizera. Abahamiriza iki? Abahamiriza ngo n'abasigaye nabo bazazuka. Yesu we. Reka mbabwire, Yesu yazamutse mu ijuru, agenda afite umubiri, ngo yagiye aha yaganira n'abigishwa be, ariko ngo imbaraga z'ijuru ziramuzamura, azamura ibiganza byiwe abitunganya abigishwa be, arababwira ngo muhabwe umugisha. Turi munsi y'umugisha wa Kristo wazutse. Amina. Tukajya ugenda wiganyira wihebye, ariko wibuke ngo hari ibiganza. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Hari ibiganza bitanga umugisha. Oh my gosh. Kandi turi munsi y'igicucu cyabyo. Yego. Yesu arazamuka aja mu ijuru. Haleluya. Timoteyo aramubwira ngo umve neza Timoteyo we, Yego. ngo mu ijuru hari Imana imwe rukumbi, ngo ariko hariyo n'umuntu umwe. Haleluya. Ngo ni umuhuza w'Imana n'abantu. Amen. Yesu ari mu ijuru ari umuntu. Amen. Ni umuntu, ni mwene wacu wa bugufi. Amen. Ni mwene wacu wa bugufi. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Azi imvugo yawe bitangaje. Nigeze kuganira n'umupasiteri wa kera w'umubembe, nari ngiye kumutira igitabo, arambwira ngo kugira ngo ngutize igitabo cyanjye ngo ndaguha ikizami, ngo nugitsinda ndabona kugutiza igitabo cyanjye. Turakumva. Haleluya. Haleluya. Pasiteri yafungura telefone. Ndafungura. Yari yifunze. Yego. Yego. None ubu muranyumva? Ndakumva. Turakumva. Murakoze cyane. Arambwira ngo nari mbaye mvuga hejuru y'uriya mupasiteri nagiye gutira igitabo. Yego. Yego. Arambwira ngo njyewe ikijya gituma nsenga, nkamubwira ikibembe, ngo ni ukugira ngo Yesu amenye yuko nawe ari umubembe mwene wacu. Urumva, Yesu ari mu ijuru, ni umuntu, kandi ni umuntu w'amoko yose, ni umuntu
w'indimi zose ni umuntu w'imiryango yose. Kubera iyo mpamvu no muri uyu mugoroba cyangwa se muri iki gitondo abari mu gitondo umutahane ari umuvandimwe wawe. Haleluya. Uzi n'ikinyamurenge cyawe gitomoye. Amen. Uzi n'izindi ndimi z'abateraniye hano bose. Reka mvuga ibintu nsoza, ibintu bigera nko kuri 7, ariko ndabivuga nihuta. Ibyo Yesu yaduhindukiye. Haleluya. Kuzuka kwa Yesu gufite ibintu Yesu yaduhindukiye kuba byo. Kandi ibyo yaduhindukiye nicyo gituma nta bwoba dufite. Haleluya. Twavuze ngo icyambere yatubereye umuganura wo kuzuka. Icya kabiri niwe watubereye waduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Haleluya. Icya gatatu niwe waduhindukiye gukiranuka. Gukiranuka kwacu ntacyo kwari kumaze imbere y'Imana. Kandi ntitwagushaka ku mbaraga ngo tukubone. Haleluya. Ariko Kristo, haleluya, Haleluya. yaduhindukiye gukiranuka kuva ku Mana. Ego. Tukaguheshwa n'iki? Tuguheshwa n'amaboko agusingira yitwa kwizera. Haleluya. Haleluya. Yaranezerewe cyane mu nyigisho za Pasiteri Nkunda abantu. Yaravuze ngo tumeze nk'akanyegeri kari ku mugongo w'inzovu. Ngo ije kandagira ku kiraro cyacika, akanyegeri ngo kakavuga ngo njyewe n'inzovu twaciye mu kiraro. Ni ukuri twebwe na Yesu tujya dukora ibikomeye. Ngo dore bizakurikirana n'abizera ngibi. Abari ku mugongo wa Kristo bazirukana abadayimoni. Yesu we. Abari ku mugongo wa Kristo bazatuma ingumba zigumbuka. Habe no muri uyu munsi uhaye unyumva ijambo ry'Imana rikuzure mu bitekerezo byawe. Mu bitekerezo byawe. Amina. Yaduhindukiye kwezwa. Ntabwo twari kwezwa bihagije ngo duhagarare imbere y'Imana nkabera. Amen. Kristo wera utigeze agira inenge. Yaduhindukiye kwezwa kubera iyo mpamvu. Haleluya. Amen. Turimo dusenga tujya kumenya ngo kubw'amaraso ya Yesu, kubwa Kristo waduhindukiye kwezwa, duhagaze imbere y'Imana noneho turabera. Amen. Hari igihe duhagarara imbere y'Imana duhaye dusenga tukabwira Imana ngo Mana, ngo urabizi ko ndi gito, urabizi ko ndi umunyabyaha, ariko nimwibuka umuririmbyi umwe yararirimbye ngo iyo Satana nyibukije gukiranirwa kwanjye, ngo njya ntumbira mu ijuru, nkareba umukiza wanjye wabinkuyeho rwose. Iyo utumbira mu ijuru, Satana ni indyarya kandi ni umugome, ajya kwibutsa n'ibyaha twakoze tukiri abasore. Haleluya. Akaba umunsi gutera akabikwibutsa ugacyanganyikirwa pe. Ariko umuririmbyi yaramfashije. Yaravuze ngo niyo abikwibukije ngo ujye utumbira mu ijuru, ngo urebe y'umukiza wacu wabidukuyeho rwose. Haleluya. Icya gatanu yaduhindukiye incungu, yatanze ubugingo bwiwe ngo ab'incungu aducungura dukure muri bwa bubata. Ubutumwa bwiza bwa Yohana bwatubwira ngo umwana naba batuba ngo muzaba mubatuwe by'ukuri. Yesu yaratubatuye, ntabwo tukiri imbata z'icyaha, ariko ubwo turi imbata za Yesu. Yaravuze ngo yambohesheje urukundo rwe. Izo nizo ngo ziduhindura kuba imbata za Kristo. Ndabifuriza muri iki gitondo abari mu mugoroba, ndabifuriza kuba imbata za Kristo. Amen. Ntituba imbata z'ibyaha, ariko tuba imbata za Kristo. Imbata za Kristo. Reka mbabwire imbata nyayo yari ikwiriye gutobererwa amatwi ku bihamambiro by'inzu ya shebuja. Amatwi yacu twayatoboreye ku bihamambiro by'inzu y'Imana, ntituzayisohokamo ukundi. Yaravuze ngo tuzaba inkingi zo mu rusengero rw'Uwiteka, ngo kandi ntituzasohokamo ukundi. Turi imbata za Kristo. Icya gatandatu ngo yaduhindukiye isoko y'ubugingo. Haleluya. Tuzapfa tuzarama. Haleluya. Kubera yuko turi mu isoko y'ubugingo. Ubugingo bwanjye bwivanze n'ubugingo bwa Yesu. Amen.
nta mbaraga ziriho zadutandukanya n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. hallelujah, hallelujah. Pawulo yarabivuze mu Baroma, aravuga ngo namaze kumenya neza ngo nubwo bwo babatware, nubwo abamarayika, nubwo bo babande, ngo nta wabasha, ngo habe n'urupfu, ngo ntirwabasha kuntandukanya n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Urukundo rwiwe ni ibendera rimanitse hejuru yacu. Urukundo rwiwe ni igisasiro twicayemo. Amina. Urukundo rwiwe ni umuhanda tujya tugenderamo. Amen. Ijambo rya 7 yaduhindukiye ibyiringiro byo kuzuka. Amina, amina. Nicyo gituma Bibiliya itubwira ngo ngo dufite ibyiringiro bimeze nk'igitsi ku mutima. Nubwo amawimbi, nubwo imiyaga n'imiraba byoba byahanitse, ariko dufite ibyiringiro by'ibizaza. Ibyo byiringiro bimeze bite? Bimeze nk'igitsi ku mutima. Uwo ninde wabidukoreye? Ni Kristo Yesu wazutse. Amen. Igitondo cyangwa umugoroba, umwambure ryakamba bamwambitse by'amahwa bahaye baseka. Ariko mureke tumwambike ikamba ry'ubwiza. Hallelujah. Tumushengerere, tumukurire ubwatsi. Hallelujah. Ko ari umwami. Amina. Abadamu, abakecuru, mumuvugirize. Hallelujah. Yarababwiye azutse ngo mwabagore mwe ngo mwebweho mwitinya. Ngo nzuwo muhaye mushaka. Ngo ntari hano ariko yazutse. Ngo nimugende mwamamaza izo nkuru. Hallelujah. Hallelujah. Amina. Inteko y'abagore bamamaza ubutumwa ngo babaye benshi, babaye igicu. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Uru rubuga dufite abadamu benshi baza bakunda gusenga kuruta abagabo. Bamamaza ubutumwa. Amen. Ngo baremwa mu inteko nyinshi zamamaza izuka rya Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. Hallelujah. Dufashe twese tumenye ko Yesu yarazutse. Yarazutse. Turi abagabo bo guhamya ibyo. Niko Petero yavuze. Ariko natwe turi abagabo bo guhamya ibyo. Mana ishimwe. Hallelujah. Ese uri umugabo wo guhamya ko Yesu yazutse? Amen. Mwamamaze. Yesu yarazutse, ntabwo akiri mu mva. Uwo twizeye n'uwazutse. Kandi reka nsoze mbabwira ngo niwe shingiro ryo kwizera. Kwizera kwacu gushingiye kwiki? Gushingiye ku mukuru w'idini wazutse. Abandi bakuru b'amadini baheze ikuzimu, ariko Kristo Yesu idini rya gikristo ryubakiye ku rufatiro rukomeye rutanyeganyega. Umwami waryo yarazutse. Amina. Avuga ngo zubaka itorero ryanjye ku rutare atazagira icyo aritwara. Hallelujah. Bwana amefufuka. Hilo ni tangazo la ajabu. Bwana amefufuka. Yesu yarazutse, tumwamamaze kuko yazutse. Mwami Yesu, tukuvugirije impundu gitare cy'agakiza. Wagize neza mwami kuko uzaguheranye. Ariko imbaraga za papa zarakuzuye zigukura mu bapfuye. Uyu munsi izo mbaraga zikorere mu bugingo bwacu. Reka izo mbaraga zikorere mu bantu bawe. Abantu bawe babone uko bakwamamaza mu isi yose mwami. Urakoze, amashimwe n'icyubahiro, guhimbazwa no kuvugirizwa impundu nta wundi ubikwiriye keretse wowe Yesu. Icyubahiro ni icyawe ku bwa Kristo mwami wacu. Amen.